Ngiye kubasuhuza abakunzi mukurikiye ibiganiro bya Deco TV. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kureba amafaranga ugomba kwishyura. Twese turabizi ko mu Rwanda ibiciro bya mituweli byiyongereye, ariko hari abantu bamwe na bamwe batari bamenya ese byiyongereye kuri bo ho angahe. Muri iki kiganiro rero tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora kureba amafaranga yiyongereye, umusanzu ugomba gutanga mushyashya, dore ko byahindutse nyuma yaho bigaragaye ko hari harabayemo ikibazo. Turarebera hamwe uburyo bwo kwishyura, turebere hamwe uburyo ushobora kureba amafaranga yiyongereye, turebere hamwe amafaranga yose hamwe. Murabizi ko mituweli umuntu ayishyurira hamwe mu muryango. Ni ibintu urebera kuri telefone yawe, ntibisaba interinete, ntibisaba ikindi icyo ari cyo cyose. Iyo ufite telefone urabireba. Mureke rero tubirebe. Dore rero uko ugomba kuzajya ureba ibiciro bishyashya bya mituweli. Ibi ni ukuvuga ngo buri wese arabikora, urabikoresha telefoni iyo ari yo yose, ntabwo bisaba smartphone. Urakanda akanyenyeri 195 akanyenyeri 1 akanyenyeri umubare w'irangamuntu cyangwa nimero y'irangamuntu akanyenyeri 1 akanyenyeri 3 urwego. Ibi ngibi urabikora kuri MTN cyangwa se Airtel, nimero yose nta kibazo. Ikindi ahangaha handitse ID niho mugomba kwitondera. Hano uhashyira nimero y'umukuru w'umuryango, ariko ibi ngibi ntibivuze ngo umukuru w'umuryango niwe wenyine ugomba kubireba. Oya, buri wese arabireba. Icyambere nuko hari handitse ID uhashyira nimero y'umukuru w'umuryango. Dore rero nuko ugomba kureba ibiciro bya mituweli. Dore rero muri bimwe byavuzwe na Minisitiri w'Intebe byiyongereye muri mituweli, ni ukuvuga ngo ubwishingizi, zimwe mu ndwara zigiye kwiyongera mu bwishingizi bwa mituweli. Dore n'izi zikurikira. Ku ndwara zisanzwe zishingirwa hongewemo indwara zikunda kwibasira abanyarwanda benshi kandi zihenze kuzivura. Izo ndwara zirimo kanseri, iz'impyiko zisaba kuzisimbura, izisaba kubagwa umutima, izisaba kubagwa amagufa n'umugongo.